Jeanne TV show. Gira amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri Jeanne TV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina n'ibiranga abaryitwa, tugeze ku izina Jeanne. Jeanne ni izina rihabwa abana b'abakobwa rifite inkomoko mu Giheburayi ku izina Jeanne, rikaba risobanura ngo Imana igira ibambe cyangwa se impuhwe. Hari naho usanga risobanura impano ivuye ku Mana. Iyo umwana ari umuhungu bamwita Jean, ariko byose bifite ubusobanuro bumwe, nabyo bisobanura Imana igira imbabazi. Mu mazina afitanye isano na Jeanne harimo Jean, Jeanne, Jeannette, Joanne, Joanna, Jeanne n'ayandi. Bimwe mu bikunze kuranga Jeanne agira uburyo bwe bwihariye bwo gukoramo ibintu. Ntagendera ku byo yasanze, icyapfa nuko abigeraho. Ngo ntagendera ku by'abandi yasanze, icyapfa we ngo nuko abigeraho kandi akubahiriza inshingano ze. Jeanne ngo ni umuntu ukorwaho vuba cyane, ureba kure mu gutekereza, ushoboye kandi w'igikundiro. Abantu baramwubaha cyane, ariko ajya agirana amakimbirane n'abantu bakuze kuko ntabwo akunda umuntu umutegeka. Jeanne agira umwete kandi ni umunyembaraga, ariko agira intege yo guhora agenzura abandi. Jeanne kandi ngabona ibintu mu buryo bwiza, bigatuma atera umwete n'abandi. Jeanne usanga ahora yicuza ibintu runaka byamubayeho, nubwo adapfa kubwira abandi ibibazo bye. Jeanne kandi ngarasabana, usanga aho akorera abasetsa abantu kandi afite inshuti nyinshi. Jeanne kandi ngo yahuye n'ikibazo biramugora kugisohokamo kuko ngarakomereka cyane. Twari turi kukugezaho rero ubusobanuro bw'izina Jeanne. Nawe niba hari izina wifuza ko twazagusobanurira, watwandikira hasi hagenewe kwandika ibitekerezo, maze tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi. Niba hari undi muntu uzi witwa ko, nawe ni byiza ko wamusangiza iyi nkuru maze akimenya kurushaho. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Iyi ni Jeanne TV show, naho njye ndi Jean Paul. Turagushimiye.